Ndagusuje we dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment umunsi ku munsi. Nizere ko umeze neza, waba wowe uri hano mu Rwanda, uri muri diaspora. Nizere ko mwese muri amahoro, kandi nabo bitari kugenda neza ntabwo ariko bizahora. Ejo biba bimeze nabi, ejo bundi bikagenda neza. Duherukana rero tukubwira kuri kanseri y'amara. Uyu munsi rero tujye kugaruka ku bubi bwa aflatoxin, uburozi bukomeye ku mubiri. Ushobora kwibaza uti aflatoxin ni iki? Aflatoxin ni itsinda ry'uburozi toxins bukomeye bukorwa na microbe zo mu bwoko bw'imiyege cyangwa se fungi. Bukaba buboneka mu bihingwa bitandukanye, cyane cyane ubunyobwa, ibigori, umuceri ndetse n'ipamba. Ushobora kuba warabonye ibigori, ubunyobwa cyangwa se izindi mbuto zibitse igihe kirekire zitangira kuzana ibintu bimeze nk'ubwoya, icyo benshi bita uruhumbu. Uru ruhumbu nirwo bita aflatoxin, rukunda kuboneka cyane cyane ahantu hahehereye kandi hashyushye. Imiyege ikora ubu burozi rero yibasira ibihingwa mu gihe cy'ihinga, isarura ndetse no mu gihe bihunitse cyangwa se biri muri stock. Uko rero aflatoxin igera mu bantu. Ubu burozi bushobora kwinjira mu mubiri w'umuntu mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni igihe uriye bimwe mu bihingwa twavuze byamaze kwibasirwa nabwo. Ubundi buryo ni igihe wariye amatungo yagaburiwe ibihingwa byamaze kwandura, kimwe n'ibiyakomokaho, ibi twavuga nk'amagi, amata, inyama ndetse n'ibindi. Icyo gihe ubu burozi bwa aflatoxin buhita bwinjira mu mubiri wawe. Ku bahinzi ndetse n'aborozi bo biba bishoboka cyane ko bakwandura ubu burozi bwa aflatoxin mu gihe bahumetse umwuka w'ibi bihingwa byanduye. Reka tugaruke no ku ngaruka ziterwa n'ubu burozi bwa aflatoxin. Uko umubiri ugenda winjiramo aflatoxin nyinshi, byongera urugero rwo hejuru rw'ibyago byo kurwara kanseri y'umwijima, kangiza kandi bikomeye umwijima wawe. Ubushakashatsi bwerekanye ko kanseri y'umwijima iri kwiyongera ku rugero rwo hejuru mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ahanini bitewe n'uko ababituye bimwe mu biryo by'ibanze bya buri munsi byabo ari ibigori, ubunyobwa, biba byaranduye ubu burozi bwa aflatoxin cyane. Uburozi kandi ikindi buzwiho no kwangiza bikomeye uturemangingo fatizo aritwo ADN cyangwa se DNA, bikaba byatera kubyara abana bafite ubusembwa cyangwa se ubumuga. Ubu burozi kandi bwa aflatoxin buzahaza cyane ubudahangarwa bw'umubiri, bityo indwara zizahaza umubiri nk'igituntu, HIV cyangwa se virusi itera sida zikaba zakwibasira umuntu cyane. Bufite kandi ubukana bwo gutera ibindi bibazo bikomeye nko kugwingira kw'abana bato, kuvukana ibiro bidashyitse no kugabanuka k'ubwirinzi bw'imibiri yabo. Ushobora kwibaza uko wakwirinda iyi aflatoxin. Mu rwego rwo kwirinda ubu burozi, ushobora kwirinda kugura ibyo kurya twavuze bibonekamo iyi aflatoxin nk'ubunyobwa n'ibigori bimaze igihe kirekire mu bubiko. Naho mu bihugu byacu bya Afurika, aho usanga bigoye cyane ko umuntu yamenya igihe ibintu bimaze mu bubiko, batanga inama yo kugabanya kurya ibyo ubu burozi bukunze kubonekamo nk'ubunyobwa n'ifu yabwo, kawunga n'ubundi buryo bwose ibigori bitunganywamo. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byibumbiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC bari kwigira hamwe uburyo bwo kurwanya ubu burozi mu bihingwa nkenerwa mu buzima bw'abaturage benshi batuye ibi bihugu. Bimwe mu bimenyetso rero bigaragaza umuntu wariye ubu burozi bwa aflatoxin harimo kugira isesemi, uruhu ruhinduka umuhondo ndetse no mu maso, kubabara ukumva umubiri ukuryaryata, kuruka, kuva amaraso mu myanya y'umubiri, kubabara mu nda, umunaniro ukabije, kugagara, umuntu ashobora no kugwa muri koma. Ikindi kandi ni uko iyi aflatoxin itera n'urupfu rwose, umuntu akaba yabura ubuzima. National Institute of Health ivuga ko hafi ya 25% by'ibihingwa byose ku isi byibasirwa n'uburozi bwitwa mycotoxine. Ibyinshi muri byo rero bikaba bigaragaramo iyi aflatoxin. Bavuga ko bimwe mu bihingwa bikunze kwibasirwa n'ubu burozi bwa aflatoxin bikunze kugaragara ni imyumbati yabitswe nabi, imbuto z'ipamba, urusenda, ibigori, ingano, umuceri, ibishyimbo, sezame, imbuto z'ibihwagari ndetse n'ibindi. Bavuga ko ibihingwa bishobora kwandura iyi aflatoxin mu byiciro bibiri. Hari igihe biri guhingwa bikaba byandura mu gihe cyo gutera, aho igihingwa gishobora gufatwa kimera cyangwa se mu gihe kiri gukura. Bishobora kwandura kandi mu gihe cyo kubihunika cyangwa se biri mu buhunikiro bitewe n'aho byabitswe. Abantu bagera kuri miliyari 4.5 bo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere niba hanini usanga bafite ibyago biri hejuru byo guhura na aflatoxin bitewe n'imibereho yabo ya buri munsi, kuko usanga mu byo kurya by'ibanze byabo ibyinshi biri mu byibasirwa n'iyi aflatoxin. Twabigarutseho birimo ibigori n'ibiwukomokaho, umuceri, ibishyimbo, ubunyobwa ndetse n'ibindi binyampeke.
Hari ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo hamenyekane isano iri hagati y'igwingira ry'abana no kuba barahuye n'uburozi bwa aflatoxine n'uburyo abantu bakuru hifashishijwe ubudahangarwa bw'umubiri wabo bishobora guhangana cyangwa se kwihanganira aflatoxine kurusha imibiri y'abana. Nubwo muri iki kiganiro twarebeye hamwe ko iyi aflatoxine ikunze kugaragara ku binyampeke, si ho honyine igaragara, kuko burya no kurya ikintu cyose kiriho uruhumbu cyaba ikinyampeke cyangwa se ikinyabijumba nabyo ari ibibazo, kuko ururya ruhumbu ari rwo ruba rurimo aflatoxine cyangwa se ari rwo rwitwa aflatoxine. Niba rero warabibonye neza n'umugati washaje nawo uba ufite uruhumbu, ugirwa inama yo kujugunya uwo mugati kure kugira ngo hatagira n'itungo ryo mu rugo iwawe cyangwa se iyindi nyamaswa yayirya, kuko iyo iryo tungo ririye wa mugati cyangwa se cya gihingwa icyo ari cyo cyose kiriho rwa ruhumbu iba ibitse mu mubiri wayo ubwo burozi bwa aflatoxine. Ushobora gusanga ari inkoko y'iwawe iriye ubwo burozi buri muri uwo mugati, ejo cyangwa ejo bundi ukaba wayibaga ukayirya cyangwa se ukaba warya n'amagi yateye. Icyo gihe uba ufashe ya aflatoxine. Rero ikintu cyose kiriho uruhumbu tugirwa inama yo kukigendera kure, kuko rwa ruhumbu ni rwa aflatoxine. Ushobora gusanga rero wishyize mu bibazo nyamara warabibwiwe hakiri kare. Mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'ubu burozi bwa aflatoxine, Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB hari inama zitandukanye giha abahinzi. Abahinzi bagirwa inama yo gutera ibihingwa byihanganira uduhumyo duto twa mycotoxine. Mu gihe bari gusarura kandi bagasarura igihingwa cyumye neza kandi bakirinda kugikomeretsa. Naho mu gihe bari kwanika bakumishiriza ahantu humutse kandi habugenewe cyangwa se kuri shitingi. Mu gihe bagiye guhunika, mbere na mbere bagirwa inama yo guhunika babanje gutoranya imbuto zifite uruhumbu cyangwa se izamunzwe bakazijugunya. Mu gihe bari kubika impeke bagomba kuzishyira ahantu humutse kandi hatagera amazi ndetse hari umwuka uhagije kugira ngo udukoko twonona imyaka tudakura, hanyuma bakanagirwa inama yo gutera imiti yica udukoko cyangwa se ibyo bita guhungira. Ngibyo rero ibya aflatoxine. Reka rero ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cya none. Niba wagikurikiye neza wumvise ububi bw'uburozi bwa aflatoxine, aho bukomoka ndetse n'uburyo umuntu ashobora gukora kugira ngo abwirinde. Gusa wibuke ko iki giteye inkeke ari uko iyi aflatoxine itagaragara muri ibi bihingwa gusa, ko ahubwo mu gihe amatungo yaba yahawe ibihingwa byanduye iyi aflatoxine, ubu burozi bushobora kuva muri ayo matungo igihe umuntu yariye inyama zayo, yanyweye amata y'inka yariye ibihingwa biriho aflatoxine, cyangwa se wariye n'inyama z'iryo tungo ukaba wagira ikibazo cyo guhura n'ubu burozi bwa aflatoxine. Gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo iyi aflatoxine ikomeze kurwanywa, kuko ari bimwe mu bibazo bihangayikishije isi. Komeza kubana natwe rero, niba utarakora subscribe ndagushishikariza kuyikora ndetse unasangiza abandi ubumenyi ukura kuri General Knowledge Infotainment. Dusubire ubutaha.